kera se kugenda yose kugenda se ariko turangiye tuzayikata okay kumugaragara mu wegeje gutyo gutyo sava Bakuze nitwa Padiri Serge Niyitegeka ndi umunyabaskuti mu Rwanda muri Kiliziya Gatolika abaskuti nitwa Padiri Serge Niyitegeka ndi umunyabaskuti mu Rwanda muri Kiliziya Gatolika mpagarariye umuryango w'abaskuti bafata nk'umuryango wa Action Catholica no kuvuga ngo mu muryango uhuza urubyiruko kugira ngo rushobore kwiga ariko nanone rushobore no kwitagatifuza bikaza binuzuza inshingano z'umuryango w'abaskuti asa principe fondamental z'umuryango w'abaskuti ko muri izo nshingano hagarukamo cyane zikomeye eshatu umuskuti wese agomba kuzirikana. Ya mbere ni inshingano ku Mana, ya kabiri ni inshingano kuri bagenzi be, umuskuti afite inshingano kuri bagenzi be, umuskuti kandi akagira n'inshingano kuri we ubwe. Ibyo rero ntabwo umuskuti yabigeraho atagize uburyo afashwa nk'umuryango urera akarerwa ku bimwubaka ku mubiri mu iterambere ry'umubiri no mu mibanire n'abandi. Ibyo n'abashefu barabigira izo nshingano baba bafite, ariko kandi bakagira n'uburyo bafashwa mu bijyanye n'uburezi bwabo bwa roho, ko umuntu atagizwe n'umubiri gusa no kurera. Tugomba kurera umuntu tukamuha siyanse, tukamuha tekinike, ariko kandi tukanamuha na konsiyanse. Ibyo rero nkabumoniye mu muryango w'abaskuti ni inshingano ye ikomeye cyane. Urakoze cyane bivuze nkabumoniye, ariko umuntu ashobora kwibaza bamwe mu bahagarariye amadini cyangwa se amatorero mu Rwanda hano mu muryango w'abaskuti iki cy'abantu ari amadini bari ku muryango w'abaskuti abo Gatolika gusa n'idini kugira ngo ikintu nabwira abandi bo mu yandi madini n'amatorero nuko baza tugafatanya kurera urubyiruko rw'u Rwanda rukeneye kurerwa kugira ngo rushobore gukura koko rwuzuye mu buryo bunogeye Imana, bukanogera sosiyete yacu, bukanogera igihugu cyacu, ariko kandi bukanogera n'abandi mu mubano no mu mibanire, kugira ngo bishoboke nuko twafatanya twese. Ntabwo umuryango w'abaskuti ni umuryango udashingiye ku idini runaka, uvuga ngo nta vangura umuryango w'abaskuti ushyiraho, byaba ari rishingiye ku bwoko, ku karere, ku idini, ku rurimi. Uje wese arakirwa umuryango w'abaskuti. Ariko noneho abamaze kugera mu muryango w'abaskuti, umuskuti nyawe uko Padiri Paul abivuga, ni ukuvuga ngo ni umuskuti ushobora no kugaragaza ku buryo bukwiye ukwemera kwe. Ibyo ni amagambo ya Padiri Paul, uvuga ngo umuskuti udashobora kugaragaza ukwemera kwe ntabwo ari umuskuti wuzuye. Aho rero tugomba gufasha umuskuti mu kwemera kwe kugira ngo arusheho gukura, ashobore no kuba ingirakamaro, imbaraga zivomye aho yitagatifuriza mu myemerere ye. Ubundi turifuza, hari gahunda dufite nabwira n'abandi bo mu yandi madini n'amatorero ko baza tugafatanya, kuko turifuza gukora conseil des aumôniers kugira ngo abamoniye nyine nabo bayobora abayobozi ba roho b'abaskuti. Turashaka gukora kugira ngo dukore natwe conseil mu yandi madini, ashobora kubazamo abaprotestant, abayisilamu, abo mu yandi matorero, bakaza tugakora aho abaskuti babarizwa, bakaza tugakora. Umuryango w'abaskuti mu Rwanda muri Kiliziya Gatolika ahagarariye bati urabona buri abaskuti mu Rwanda
bihereye bigiye bihera kuri buri paruwase bigiye birakomeza bikagera no kuri Afurika nuko bimeze bite? Umuryango wa scout ubundi ukuntu uteye muzi ko no mu Rwanda muzi ko ari abapadiri bawuzanye mu Rwanda. Umuryango wa scout icya mbere cyo ndema wenda abantu babona ko ari umuryango uri muri Kiliziya Gatolika cyane uza mu Rwanda gukingura imiryango mu Rwanda ni abapadiri bawutuzaniye. Ntabwo mpita amazina neza ariko ni abapadiri bera batangiriye mu muryango mutagatifu hano i Kigali. No hari abapadiri bera noneho bagenda bakwirakwiza hirya no hino mu gihugu cyacu mu paruwasi. Mu rwego rwo kwita ku baskuti ubundi bituruka hasi muri buri paruwasi. Akenshi haba harimo imiryango myinshi ya Action Gatolika harimo n'abaskuti. Aho ngaho rero haba harimo umupadiri muri iyo paruwasi unashinzwe n'abaskuti muri buri paruwasi, kuko aho ngaho akenshi abaskuti bashishikarizwa ko bagira n'umwanya wihariye w'imyiherero mu ngando, akabasomera misa, akababa hafi, agafasha abo baskuti muri paruwasi. Mu rwego rwa diyoseze, buri diyoseze ifite na umuntu y'abaskuti barahari dukorana mu madiyoseze yose yo mu Rwanda, harimo abantu y'abaskuti. Noneho mu rwego rw'igihugu ubwo ni njyewe nta nanjye ubwo nkakorana na equipe nationale. Equipe nationale hari tugahura tukarebera hamwe icyerekezo twaha umuryango. Noneho ubwo ariko kandi nongeye nkazana bijyanye no gufasha ku buzima bwa roho ndetse n'ibijyanye na formation spirituelle ku baskuti. Kuri Afurika naho hari umoniye kuko hari ihuriro duhuriramo mu rwego rw'isi bita Conference Internationale Catholique du Scoutisme. Dufite umoniye mondial. Umoniye mondial ni umupadiri w'umufaransa yitwa Jacques Gage, akorera i Roma, afite ibiro i Roma, ashyirwaho n'inama nkuru ya Papa ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki, Conseil pontifical pour l'apostolat des laïcs. Nibo bamushyiraho, noneho bamara kumushyiraho nawe agakora ku isi yose. Muri Afurika ni njyewe naho aho nanjye nshyirwaho noneho nashyirwaho mu rwego rwa Afurika. Abamoni twese turahura turi kumwe na umoniye mondial bagatora noneho umoniye Afurika. Naho dufite ibihugu byo muri Afurika tugenda hirya no hino dukora inama, amahugurwa, tureba uko twafasha abaskuti mu rwego rwa Afurika. Natwe muri Afurika ubona ko ubuskuti koko turi mu rugendo, ndetse n'isi yose ireba Afurika nka pepiniyeri y'abaskuti. Ubu muri iyi minsi rwose biragaragara cyane Afurika na Aziya, isi idukomeyeho cyane. Iyo tugenda hirya no hino nk'ubu muri iyi minsi ni muri Cote d'Ivoire, hazaba inama ikomeye cyane izahuza noneho icyo bita conference interreligieuse. Interreligieuse no kuvuga ngo omoniye nabo mu yandi madini twese muri Afurika tuzahura, noneho turebe uburyo twafasha urubyiruko tutagiye mu ntambara z'amadini. Umujene uje mu idini runaka aje ashaka umujene umuskuti noneho akeneye iki uyu munsi? Dukeneye kumwereka ko agomba kumva ko umuskuti ni umuvandimwe wa buri wese, akaba n'umuvandimwe wa buri muskuti. Icyo ni ikintu tugomba dusoza iki komite igiye itowe kuri ubu ngubu wabizeza iki muri ubufatanye mu gihugu nyarwanda? Icya mbere nakwizeza komite itowe y'abaskuti mu bufatanye birumvikana. Ikindi ni uko nifuza ko icyo nababwira gikomeye, nifuza ko baba kuko bafasha nibabe abaskuti bafasha abandi baskuti, babe hafi y'amayinite, begere abaskuti guhera hasi. Abaskuti bari mu mayinite, ntabwo abaskuti bari
bari ku cyicaro cy'umuryango w'abaskuti i Kigali. Oya, nabwo nitwegera abaskuti mu mayinite yabo babone yuko turi kumwe. Icyuho kiri hagati ya ekipe nasiyonale na ekipe z'uturere n'amayinite, icyo cyuho kiveho, hasigaye dukore umuryango umwe, twubake ubumwe, umuryango ukorera hamwe, umuryango utareba inyungu, ikipe itareba inyungu gusa, ahubwo ikipe ireba inyungu za rusange, itareba inyungu za buri wese mu bayobozi. dusoza tubwira abaskuti bose baguteze hanze amaso. Abaskuti icyo nababwira ni uko baskuti mwumve neza yuko umuryango w'abaskuti mu Rwanda ari uwacu, kandi ari igihugu cyacu kidukomeyeho, kirifuza ko urubyiruko twakuba umusemburo, tukaba umunyu w'iterambere, umusemburo w'iterambere, ndetse na kiliziya ikomeye ku baskuti, kugira ngo twese dufatanye koko kubaka iyi sosiyete nziza tugomba gusiga koko nk'uko Padiri Poweri yabidusabye. Iyi sosiyete tugomba gusiga ari nziza kurusha uko twayisanze. murabyeditinga